twahuye n'umusaza abantu benshi bari barabuze bamwita Kiwundo ku batamuzi. Uyu nguyu yari afite rebo ikomeye cyane mu Rwanda, muramuzi, ya managinze abahanzi bagiye batandukanye mu Rwanda, barimo Pius, barimo Bacana. Ni amakuru twagiye tumva, ntabwo tuzi niba ari byo, arabitwibwira tumenya. Barimo ba Van Kose, barimo ba Rabadaba n'abandi muri Uganda, ari butubwire. Kiwundo, dusangiye tuguha ikaze. Salama boss. Mwakoze kutwakira muri Kampala y'iwanyu muri Uganda. Mvuzemo gakeya ko wabaye manager w'abahanzi, nibyo tumva, ntabwo ari wabyivugiye. Turagira ngo duhe kuri abo bahanzi byavuzwe ko wabaye manager wabo, utubwire abo wamanaginze. Ngiye guha umuti. Ubwino. Ubwino. Buri muhanzi wese twakoranye yari umupatina. Ntabwo ari muri management ya Kiwundo. Aba manager ni Baraka na Rwema, ariko bakaba abakozi bawe. Baraka na Rwema bari abakozi bawe ba Kiwundo. ntabwo mbyibuka neza ariko Rwema, Baraka na Muyoboke ni inshuti, n'abapatinazi. Niba Muyoboke yaramanaginze China Nina bagatandukana, wenda Muyoboke ashobora kuba atarakoze akazi ke neza, ntabwo mbizi, niwe ubizi. Niba Baraka yaramanaginze muri Kiwundo nka Kiwundo shareholders and manager, akaba managinga nabi, ntabwo mbizi, ntabwo ibintu bivuga. Ubundi tuzicaye na nina bari kwa Muyoboke, ariko tuza kumva inkuru twitse bavuga ngo batwawe n'umuntu witwa Kiwundo. Inama zabereye kwa Kagina n'iki, icyo gihe Rwema yari abirimo na Pius. Kugeza ubu ngubu akaba ari nayo mpamvu beef hari ya Pius na Muyoboke, yuko ngo yabibye Muyoboke akabakuzanira. Ibyo bintu byo ubivugaho iki bya China Nina ndetse na Pius na Muyoboke? Muyoboke ni inshuti yanjye, namuvugaho inabi? Oya, ntabwo turi hano, ntabwo turi tugendera inabi, tuvuga ukuri ibyabaye, kugira ngo n'Abanyarwanda bajyaga bumva Kiwundo yibye China Nina akoresheje Pius na Rwema, bive Abanyarwanda bave mu gihirahiro. China Nina ni abantu b'abakobwa bafite integrity, ku buryo bazi ibintu bashaka. Ubu bigiriye mu bindi bintu muri Amerika, twigeze kunyuzamo turavugana. Abantu benshi bashaka China Nina, hari umuntu utari uri bumbabarire ndi buvuge, namwe murambabarira kuko ngiye kumuvuga. Nta kibazo, muvuge rwose. Na Badrama yashakaga ko bakorana, nanjye nashakaga abantu ko dukorana, ariko ikintu nababwira ni uko China Nina hari uburyo twakoranye. Dufite n'indirimbo 3 ziri kuri laptop yanjye zanaba na hit. Zasohotse zitarasohoka? Ntabwo zirasohoka. Mwakoranye? Kubera yuko uwazikoze ni producer Santana. Producer Santana yigaga mu Gahozi. Producer Santana ari mu producer nemera. Santana Pro ndakeka ariko ubu ngubu bamwita. Santana arazwi, yakoze indirimbo nyinshi cyane zimwe za Niyo Bosco. Yewe aba producer nakoranye nabo ndakeka ari 3. Umuproducer natangiranye nawe
mu Rwanda akorera i Nyamirambo. Kubera yuko akorera i Nyamirambo ni umusilamu, ntabwo arya poko igenda yirya, ariko ntabwo aricyo twapfuye, turacyakora. turi gushaka icyo wapfuye na Muyoboke cyangwa se Charly na Nina kugira ngo utwe Muyoboke kuko uri kubitinza kandi abantu bashaka kubyumva. Mwebwe mugashaka ikibazo ni kimwe, mwe muba mushaka ibintu bimeze nk'amatiku. Oya ntabwo ari amatiku, baje ikibazo kiri hagati yawe na Muyoboke na Pius na Nina. Ikibazo kiri hagati yanjye na Pius na Charly na Nina. Jewe ntabwo nziranye neza na Pius, ariko nziranye neza na Muyoboke. Turi Kicukiro nibwo batandukanye na Muyoboke, nicanye na Muyoboke ari DJ Pius wabigiyemo. Wabagiyemo ngo batandukane. Muyoboke ashobora kuba afite wenda ubwoba bwo kubivuga kubera yuko hari ibibazo bya industry yo mu Rwanda byo kumusebya wenda ngo yamwibye abantu. Je Muyoboke nzi ko amanaginga abantu. Pius ni umuhanzi. Je nta bifu ngirana na Pius, nta hantu duhurira. Ni ukuvuga rero yuko aba industry yo mu Rwanda muri ino minsi ntabwo ikiriho kubera yuko hari abantu bagize deception y'abantu bajya kumera nk'abariya. Noneho bituma umuntu nka Mico adasohora indirimbo, umuntu nka Maroni adasohora indirimbo, umuntu nka Charly na Nina adasohora indirimbo, Muyoboke wenda akarwana, ariko yarwanye kugeza aho ingufu ziye zigeze. Kuko nawe yararwanye, nubwo Muyoboke tumuzi ariko kuri business ararwana. Pius yashatse kubifata nk'aho ari ibye. Muyoboke ararakara. Rwema yari inshuti ya Pius cyane, na n'ubu ndakeka bakiri inshuti. Ndakeka bakiri inshuti na Pius. Ibintu rero byapfiriye aho ngaho, twari twicaye Kicukiro, azana contract, ni ubwa mbere mbivuze. Bazanye contract nicaye Kicukiro ya Charly na Nina, ari Rwema uyizanye, ari DJ Pius ubimubwiye. Mpamagara Muyoboke, tujya kuri Serena Hotel turabiganira na Muyoboke. Tuvuye kuri Serena Hotel nari ndi kumwe na Bayingana, turagenda tujya gusayininga undi mukobwa nibagiwe uko yitwa, w'umunyarwanda. Hari undi murundikazi nawe mwarasemo witabye Imana se uko yitwa? Ni umunyarwanda uzwi cyane mu Rwanda. Muyoboke agiye kumubera manager. Tugenda tujya kuri Allioni. Turagenda mperekeza Muyoboke, ngiye nguma muri parikingi, urabizi genda umukozi ntabwo ari ngombwa ko njya kwerekana. Nigumira muri parikingi nguma na Allioni Muyoboke. Bukeye turongera tujya muri Simba, muri Bourbon Coffee, ko twari tunywa amakofi. Muyoboke akora iyo diru ya Allioni, Charly na Nina bavamo,
bamaze kuvamo tubakorera indirimbo 3 ntizasohoka arizo kubera watubwiye ufite imashini. hazamo utuntu tw'utubazo. Yewe ntabwo ndi umu entertainer. Njye nshobora kukubwiza ukuri y'ukuntu ibintu nabibonye. Njye bashobora kuba yarambiye kugira ngo ibyo bintu bibeho. Bishobora kuba barambeshye pe bati iyo diri ya Charly na Nina, ariko njyewe ukuntu nyizi diri ya Charly na Nina twirirwanye umunsi wose, ariko Muyoboke ni inshuti yanjye, Rwema ni inshuti yanjye, Pius turaziranye. So niba ngomba gucuzinga rero hagati ya Pius na Charly na Nina, niyo mpamvu nagomba gucuzinga Charly na Nina. Dukora indirimbo zindi, izo indirimbo zose twavuga bakoreye muri Uganda, bazikoreye under Kiwundo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo bintu babikoreye hano ari byo uri gusponsoringa, ariko njye ntabwo nari Muyoboke yari abizi, ariko ntabwo yagombaga kujya mu banyamakuru kubivuga ko abizi. Doke Muyoboke arabizi, nta kintu mpfa nawe, twarakoranye igihe kinini, kandi no mu bantu nshobora kuvuga nti ni aba good managers. Muyoboke arimo. Pius ntabwo is not a good manager. He is a good DJ, he is a good entertainer, he is a good whatever. Ibyo bintu byose yabikora, ariko tujye tumenya. Wowe muri make ubona Muyoboke na Pius beef bafitanye cyangwa se ikibazo bagiranye cyaraturutse kuri Charly na Nina uwo munsi wazana ni uko njye ntabwo ari uko mbibona, ni uko hari ushaka gukora akazi k'abandi. Akaba ubwo ko wavuze Pius ashaka gukora akazi ka Muyoboke. Urwo ni urugero. Pius arashaka kuba manager kandi akaba umuhanzi cyangwa umudije, kandi akaba umuhanzi n'umudije akagira na label. Muyoboke akaba afite mu mutwe ukuntu ashaka revenge, agashaka kumwereka yuko amurenze. Buri wese nabe mu kintu cye. Muyoboke nagume abe a good manager. None se Kiwundo tuyitege izagaruka? Abanyarwanda bose bajya baza Kiwundo yagiye hehe? Kiwundo bayitege izagaruka? Bizaterwa n'ibyo bintu bya industry. Rero ntubwire ibintu biri simple cyane. Njye nibera mu cyaro, sibyo? Nifitiye umurima wanjye, nifitiye ibintu byanjye, hano hepfo ni amazi, turi bujye ku mazi, ibintu nk'ibyo byose. Njyewe ndahaza gutigita, mvuye muri Kigali njye gutigita n'abantu, njye kurwana intambara itari iyanjye. Ubona nta kibazo industry yaragize kubura abakire nk'amwe mwashoragamo bigaragara? Njye nkubwira ikintu, urabona ndi kumwe na Baraka. Baraka abenshi baramuzi, bari manager wa Kiwundo. Ndi kumwe na Baraka, twajyanye Dubeni guhura na Diamond Tanzania, bajya kuri indirimbo yitwa Why. Sinzi ibyo bakoze, ntabwo nshaka kubyumvamo, wowe urabizi. Ahubwo mbwe ko bakoze indirimbo ebyiri, genda utavuga ibyo ntashaka kuvuga. Baraka twaragiye, njye ngenda na madamu wanjye, kubera Vestina, turagenda na madamu wanjye tubahuza na Diamond. Madamu wanjye aramfasha, mbaho neza,
tugenda tujya Zanzibar, tujya ibiki, tujya ahantu hose. Buriya umugore mujye mubatinya, niwe muntu uguha layini, niwe muntu ugushyira ku murongo, reka kunywa, niba uzi ibintu uri burye, niba ukunda agatogo cyangwa ukunda ibijumba, niba ubizi, niba ari boyiro, noneho jyewe njyana na madamu turagenda tujya Mombasa, tujya Zanzibar, tujya ahantu hose tujyana The Ben, bakora na konti. Ibyakurikiyeho ni Baraka uzabibabwira cyangwa The Ben, kuko ntabwo Karomba ni Karomba uwo mushaka Coach Gaël hari abantu basinziriye. Noneho Coach Gaël genda mwubaha cyane, urumva gusa Coach Gaël agomba kwitonda, ari mu mushanga twese twanyuzemo. wa mugani nk'inama, wa mugani ugiye kugira Coach Gaël uri muri bino bintu, niwe mushoramari u Rwanda rusigaye mu muziki, twese ntitwababaye. Yego nyine nibyo ndivuga, ni wowe mushoramari u Rwanda rusigaye inyuma ya Kiwundo, Richard Super Level na Richard Nuzenya Touch Record. Richard yitwaga nde Mutesa, ni mwe bake twagize, ubu hari Karomba. Ariko nyine twebwe ikibazo ahantu kiri, ari jyewe na Richard, twebwe turaba engineer. Mwebwe mwavuga amafaranga aturuka twebwe turaba engineer, dutekereza nk'aba engineer. Ubwo abatazi Richard ni Richard Super Level wamanagize Urban Boys, Bruce Melody na Mico the Best. Nyine ariko nanjye nanyuzemo nta kibazo, ariko jye ndababwiye ko jye na sponsor. Richard Super Level nawe ndamwubaha, naho akorera ndahazi, muri etage na office ndayizi, ni umu engineer. N'ubundi nibyo yakoraga nicyo gihe, nanjye ndi umu engineer. Duherukana hashize amezi 3 kuri ofisi yiwe. Twegeye ku nama wagira Karomba dusoza. Uriya musaza ajya amenya ko habaho gatebe gatoki, uretse na gatebe gatoki mfite kontra ya Bruce Melody ya Kiwundo, genda yigira nawe arayigira. wanambwiye ko Bruce Melody ajya kugura modoka ari wowe wamufashije, iyi ngiyi agenda not directly, bajya kuyibaga nako zo kuyigura nyine not directly, kubera yuko iriya modoka agenda hayi Jageni muha Cadillac, ndamubwira nti wowe ugenda ubwire Melody umuhe Mercedes, nayemera, kugira ngo bitaza kubaho ngo jye nahaye Bruce Melody imodoka bitaguciyeho, bitanciyeho, uyiha Jageni, Jageni ayishyira muri Bruce Melody, amuha Benz, barangiye bajya kuyibaga, bayibagiye ina Kampala cyangwa bajya mu Dubai. Ngenge ntabwo ndi bubivuge, ntabwo gusa ubwo jye nahaye iriya modoka Rwema afite isa nayo. Ubundi ngo wagomba kuyiha umuyoboke iriya modoka Rwema atura. Ubundi iriya yari imodoka ya China nini, ariko ko Rwema yari manager muri kampani yanjye ushinzwe China nina, urumva rero ntabwo yari akibaye umuyoboke, urumva ni Rwema ugomba kuyifata. Niyo mpamvu rero agomba kuyigumana nk'igihembo cy'uko amanaginga China nini. Ni igihembo, ntabwo ari ubuguzi. Ako kari agaciro mutwe komereza ya nama wagiye kugira Coach Gaël dusoza, nk'umushoramari mushyaka muziki dusoza. Coach Gaël agomba kumenya ko afite kontra na Bruce Melody, kandi ntiturayisoza. Ubwo we azi ikintu navuze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo kontra nta kintu
imbwiye, Mhm. kubera yuko ni umunyarwanda nkanjye, Bruce Melody agomba kuzamuka. Mhm. Tenye kontana na Bruce Melody kuva 2018, Mhm. ntabwo irashira. Mwari mwarasinyiye ku buzima bwose. Arayifite nawe. Mhm. Donc ari gukoresha umuhanzi wanjye, ariko Bivuze ngo inyungu mushatse mwazigabana. ariko njye nta kintu bimbwiye musa. Ariko mu mategeko biba birimo, wowe Ah, utakikubwira ko mu mategeko biri aho ngaho. turi gukorera u Rwanda. Ikindi agomba kumenya Mhm. ni uko ikibuga agomba kukimenya neza. Mhm. Ikibuga agomba kukimenya. Mm. Niba uri hano kandi ikibuga ukizi, Mm. ni uko nawe yashiduka ari hano. Njya mu Rwanda uko nshaka, Mm. nta bifu mfitanye n'umuntu wo mu Rwanda, ariko umuntu ashobora kumukiretingira bifu. Ni uvuga ngo hariya yashyize kiriya kiraro, basa ejo mu gitondo bashaka kubyuka bakavuga bati nitoha, Mm. atabikuraho Mhm. akagira ibibazo. Mm. Ntibanza amenye ikibuga neza, yitwararike, Mm. ntiyongere kujya mu binyamakuru, Mhm. inama namugira ni ukuva mu binyamakuru. Niyo nama. Umuntu wenyine uri kumubwira ngo najye mu binyamakuru arimo aramusuka. Okay. Ave mu binyamakuru. Nkako konyine. Jewe ni ubwa mbere, ni ubwa kabiri nakoranye interview na Philipita. Mm. Nkorana interview na K-John mu myaka irenga 20 ndi muri entertainment, nkoze interview ebyiri. Ubwo coach Gael inama bakugiriye, gabanya ama interview uve muri media, wihishe ushora amafaranga ariko media ugendere kure. Okay, urakoze cyane.